nanone turi igitwe tumanutse hepfo gatoya twerekeje ahantu namwe mureba. Uyu mugezi witwa Rurongora. Kuwambuka uhita werekeza muri iyi santere nayo yitwa Rurongora. Tugafata icyemezo. Hirya yayo gato mu ibanga ry'umusozi niho tugeze. Aha ariko hari kubera amateraniro y'ivugabutumwa yitwa Mavuna azamara ibyumweru 2 ayobowe n'umubwiriza Furaha Raymond. Pasiteri Habimana François umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Nyamirembe yamusobanuye muri aya magambo. Uyu mugabo yitwa Furaha Raymond. Bivuze neza. N'umwarimu kandi n'umuganga. Amahirwe mufite muzapfusha ubusa. Ari kumwe natwe rero ubundi aba muri college hari amaze igihe gitoya, ariko se yo mutegereje bwe muntu ari wahe wahe Kigali. So ikibazo si cyo rero, ahubwo ikibazo nuko ijuru ryamuduhaye ngo tuzakorane nawe muri ibyumweru 2 kandi yiteguye kumukoresha. Iyo uhari uba witegeye kaminuza ya Gitwe hakuno. Nuko twagambirira. Turi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2024. Cyo gushimira umwami. Kuzaniye amakorali 3 y'abagabo yatoranijwe kugira ngo atangize aya materaniro, dore ko yateguwe n'icyiciro cy'amakorali yose agize intara y'ivugabutumwa ya Nyamirembe. Bibuka ibyo yakoze. Korali ingabo z'umwami yo mu itorero rya Nyarubuye, intara y'ivugabutumwa ya Nyamirembe. New Times Family Choir, itorero rya Nyamirembe, intara y'ivugabutumwa ya Nyamirembe. Ndetse na korali y'abashyitsi yitwa Impanda Iheruka yo mu itorero rya Masambu, intara y'ivugabutumwa ya Gitisi. Wakoze ibikomeye. Isaa 9:12 korali ya mbere irahagurutse. Shima komeza uturengere. Nk'uko bisanzwe muri kumwe na Samuel niyo dusenga. Ikaze. Ni wowe tuyikesha. Hari inzira nziza igana iwacu mw'ijuru. Hari inzira nziza igana iwacu kwa Data. Hari inzira nziza izaturesha ubugingo. Iyo nzira inyura muri Yesu Umucunguzi. Abagezi bose nubwo baba baramazwe bari muri Yesu ntibazigera bayoba, kuko bayobowe n'umwami wacu ukomeye. Azatuyobora tugeze iwacu kwa Data. Abagezi bose nubwo baba baramazwe bari muri Yesu ntibazigera bayoba, kuko bayobowe n'umwami wacu ukomeye. Azatuyobora tugeze iwacu kwa Data. Yaratubwiye ati nzira ukuri n'ubugingo, ntawujya kwa Data atari jye umujyanyeyo. Benshi barayoba bakanyura kwa Satani, kandi kwa Satani ari inzira igana ku rupfu. Abagezi bose nubwo baba baramazwe bari muri Yesu ntibazigera bayoba, kuko bayobowe n'umwami wacu ukomeye. Azatuyobora tugeze iwacu kwa Data. Abagezi bose nubwo baba baramazwe bari muri Yesu ntibazigera bayoba, kuko bayobowe n'umwami wacu ukomeye. Azatuyobora tugeze iwacu kwa Data. Azatuyobora tugeze
tugeze iwacu kwa data azatuyobora tugeze iwacu kwa data abagezi bose nubwo barabazwa bari muri Yesu ntibazigera bayoba kuko bayobowe n'umwami wacu ukomeye azatuyobora tugeze iwacu kwa data niwe mucyo unyobora niwe mucyo unyobora iyo umucyo uje umwijima urahunga ariko wahunga ukaguma hafi aho urekereje umucyo wagenda umwijima ukagaruka ukazana imbaraga niyo mpamvu rero ukwiriye kugira umucyo ukaguma mu mucyo kugira ngo utayoba gendera mu mucyo kugira ngo utayoba gendera mu mucyo niwo Yesu umukiza ni nawe rumuri rutumurikira inzira ni nawe rumuri rutumurikira inzira gendera mu mucyo kugira ngo utayoba gendera mu mucyo niwo Yesu umukiza ni nawe rumuri rutumurikira inzira ni nawe rumuri rutumurikira inzira Bahungira vuba dore birakomeye hamagara Yesu maze aze muri wowe aguhe imbaraga wibuke ko ari we ufite ubushobozi bwo kuza kugezayo niyo mpamvu rero ukwiriye kumuha ikuzo ukaminika imbere mu mutima n'ukuri gendera mu mucyo kugira ngo utayoba gendera mu mucyo niwo Yesu umukiza ni nawe rumuri rutumurikira inzira ni nawe rumuri rutumurikira inzira gendera mu mucyo kugira ngo utayoba gendera mu mucyo niwo Yesu umukiza ni nawe rumuri rutumurikira inzira ni nawe rumuri rutumurikira inzira niwe mucyo unyobora niwe mucyo unyobora hari inshuti nziza idukunda kandi twese idukunda kimwe yadupfiriye i Karuvali kandi twari turi butebe hahirwa umuntu bamumenye akabona ndayagoroye n'inseko ye yuzuye ibyishimo n'ukuri Yesu ni mwiza pe
umusanze ntajamuhana amusanganiza ibyishimo akirebera ibyiza byinshi by'uwo mwami wamukunza hariho umuntu wamumenye akabona n'ayandoro ye n'iseko ye yuzuye ibyishimo n'ukuri Yesu ni mwiza pe hariho umuntu wamumenye akabona n'ayandoro ye n'iseko ye yuzuye ibyishimo n'ukuri Yesu ni mwiza pe Mugikiza umwami wankunze mugikiza izo mbabazi ze reba nawe umusaraba we n'urukundo ahora anyereka hariho umuntu wamumenye akabona n'ayandoro ye n'inseko ye yuzuye ibyishimo n'ukuri Yesu ni mwiza pe hariho umuntu wamumenye akabona n'ayandoro ye n'inseko ye yuzuye ibyishimo n'ukuri Yesu ni mwiza pe 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 muze twicare dushire n'ubute dusome neza twumve igikwiye ijambo ry'Imana ribivuga neza